Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom shalom. Turakomeje na gahunda yacu dusoma ijambo ry'Imana. Tugeze ku rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya mbere kivuga ngo Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abimukira b'intore bo mu batataniye i Ponto n'i Galatiya n'i Kapadokiya no muri Asiya n'i Bituniya. Mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'Umwuka, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Umurongo wa gatatu gice cya mbere avuga ngo ishimwe ry'ibyiringiro by'agakiza. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe, kuko yatubyaye bwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabona umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ariho namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igerageshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk'ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera. Nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Amen. Abahanuzi bahanuye iby'ako gakiza barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Kandi bahishurirwa yuko batabyerekewe, ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa, nababwirije ubutumwa bwiza bwabwirijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibya marayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Amen. Umurongo wa 13 gice cya mbere avuga ngo ibyo kwera mu ngeso, nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose. Amen. Nk'uko waduhamagaye ari uwera, ariko natwe tubabera mu ngeso zose, kuko byanditswe ngo muzabe abera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe bye ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mutima, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Amen. Igice cya kabiri avuga ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu,
ariko ku Mana ryatoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka, ni ibuye risitaza, ni urutare rugusha. Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse. Amen. Kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Haleluya. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Yesu ashimwe cyane. Umurongo wa 11 ku gice cya 2 avuga ngo, kugira ingeso nziza mu bapagani no kugandukira abategeka. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu, naho yaba umwami kuko ari we usumba bose, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima abakora neza. Kuko ibyo Imana ishaka ari uko mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu, mumeze nk'ab'umudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Mwubahe abantu bose, mukunde bene data, mwubahe Imana, mwubahe umwami. Haleluya. Umurongo wa 18 ku gice cya 2 avuga ngo, inshingano y'abagaragu bakiranuka. Bagaragu b'imbata, mugandukire bashobuja, mububashye rwose, atari abeza n'abagira neza gusa, ahubwo n'ibigoryi. Kuko igishimwa ari uko umuntu yakwihanganira imibabaro bamuhoye ubusa, azize umutima utunganiye Imana. Ariko se niba mwihanganira gukubitwa ibipfunsi babahora icyaha, muzashimwa iki? Icyakora niba mukora neza akaba ari byo mubabarizwa mukabyihanganira, ibyo ni byo Imana ishima, kandi ibyo ni byo mwahamagariwe. Kuko na Kristo yababarijwe akabasigira icyitegererezo, kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Nta cyaha yakoze, nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhereko tubeho ku gukiranuka. Imibyimba ye niyo yabakijije. Amen. Amen. Kuko mwari nk'intama zizimiye, ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu, ari we murinzi wabwo. Amen. Igice cya 3 kiravuga ngo, inshingano y'abagabo n'abagore. Namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha. Umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi, cyangwa wo kwambara izahabu, cyangwa gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima. Umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muri abana b'uwo, niba mukora neza ntimugire ubwoba bubahamura. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu yo kugira inkomyi. Amen. Umurongo wa 8 ku gice cya 3 avuga ngo, urukundo rwa kivandimwe no kwihanganira akarengane. Ibisigaye mwese muhuze imitima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko ari byo mwahamagariwe, kugira ngo namwe murage umugisha. Kuko byanditswe ngo, ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza
abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Kandi azibukire ibibi, akora ibyiza, ashake amahoro, ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku byo basaba. Ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha, kandi ntimugahagarike imitima, ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha, kandi mufite imitima itabacira urubanza, kugira ngo nubwo babasebya batuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamware. Ibyiza nuko mwababazwa babahora gukora ibyiza, niba ari byo Imana ishaka, kuruta uko mwababazwa babahora gukora ibibi. Kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa, kugira ngo atuyobore ku Mana, amaze kwicwa mu buryo bw'umubiri, ariko ahinduwe muzima mu buryo bw'umwuka. Niwo yabwirishije imyuka yo mu nzu y'imbohe, ya yindi itumviraga Imana kera, ubwo kwihangana kwayo kwategerezaga mu minsi ya Nowa inkuge ikibazwa. Muri yo bake bararokotse, ndetse n'8 bakijijwe n'amazi. Na n'ubu amazi niyo akibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora si uko akuraho icyo ryo ku mubiri, ahubwo n'isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza, ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo uri iburyo bw'Imana, kuko yagiye mu ijuru amaze guhabwa gutwara abamarayika n'abafite ubutware n'imbaraga. Amen. Igice cya 4. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri mube, ariko namwe mubabara. Nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri mube, ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahereko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, nizo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya. Basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya. Nyamara bazabibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. Kuko icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana. Iherezo rya byose riri bugufi. Nuko mugire ubwenge, mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Dukundane urukundo rwinshi, urukundo ngo rutwikira ibyaha byinshi. Mucumbikirane mutitotomba, kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyir'icyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanyije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje, ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabindi cyangwa kuba kazitereyemo, ariko umuntu ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabindi cyangwa kuba kazitereyemo, ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana ku bw'iryo zina. Amen. Kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukazabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Amen.
aravuze ngo kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka ni babitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Aravuze ngo nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka ni babitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Amen. Igice cya 5 haravuga ngo inshingano y'abakuru b'itorero n'abasore. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi ifatanyije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa nk'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mubi ibyitegererezo by'umukumbi. Kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Namwe basore mugandukira abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ijambo ryo kwicisha bugufi naryo twararibonye inshuro nyinshi yuko Imana yanga abibone, Imana yanga abantu bishira hejuru, ariko abicisha bugufi yuko Imana igira gute ibazamura cyangwa ngo ikabahera ubuntu. Nuko mwicisha bugufi buri munsi, mwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Muyikoreza amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo, izabatunganya rwose ubwayo, ibakomeze, ibongerera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware bibi bya iteka ryose. Amen. Mbandikira urwandiko rw'amagambo make rwanditswe n'ukuboko kwa Silwano, mwene data wo kwizerwa. Uko ntekereza mbahugura, mpamya yuko ubuntu bw'Imana navuze ari ubw'ukuri, ni mu buhagararemo mushikamye. Itorero ry'i Babuloni ry'abatoranyijwe nkamwe rirabatashya, na Mariko umwana wanjye nawe arabatashya. Mutashyanishe guhoberana k'urukundo. Amahoro abe muri mwe mwese abari muri Kristo. Amen. Amen. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero rero turarurangije. Tugiye gutangira urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Yesu ashimwe cyane. Tugiye komeza n'urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. Igice cya mbere. Simoni Petero, imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranyije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Umurongo wa 5 ku gice cya mbere avuga ngo ibyerekeye ingeso za Gikristo. Amen. Ibyerekeye ingeso za Gikristo, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongeraho ingeso nziza, kwizera mukongeraho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Amen. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yajejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka ku bwa Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza wacu.
nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera kuri muri mwe ubu. Kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyi ngando, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba, nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka iby'iminsi yose. Burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakoresha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka wera. Amen. Igice cya kabiri avuga ngo ibyerekeye abigisha b'ibinyoma. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana bihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatsinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima wo gukiranuka iminsi yose, imirimo yabo y'ubugome yarebaga kumva. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurinda abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere, bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa. Amen. Abanuzi b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma, ariko bamenye ko Imana izabahana. Aravuze ngo niba Imana itarababariye abamarayika, ntibabarira abantu bo mu gihe cya Nowa, mu gihe cya Loti n'abandi bose rero bigisha ibinyoma, n'iki Imana ntabwo izababarira pe. n'abantu bahangara ntacyo batinya, n'ibyigenge ntibatinya no gutuka abanyacyubahiro. Nyamara abamarayika nubwo barusha abo bantu imbaraga n'ubushobozi, ntibahangara kurega abo banyacyubahiro ku mwami Imana babatuka. Ariko izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge koko, zaremewe gutegwa no kwicwa batuka ibyo batazi. Amaherezo bazarimbukira buheriheri mu byonona byabo, bahabwa ingaruka yo gukiranirwa kwabo. Bakunda kwidamarira ku manywa, aho abona ibizinga n'inenge, bishimira ibihendo byabo bagisangira namwe ibyiza. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaye ibyaha. Bashukashuka b'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi, nabo kuvumwa. Baretse inzira igororotse barayoba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori wakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ariko ahanwa ubugome bwe ubwo indogobe itavuga yavugaga ijwi ry'umuntu, ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Amen. Abona amasoko akamye, kandi ni ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga. Barindiwe umwijima w'icuraburindi, kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza, bashukashuka bari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye. Babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni. Babasezeranya umudendezo, nyamara ubwabo ari imbata z'ibibozi, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo.
niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza ko ari abateye guhunga bakava mu by'isi byo none maze bakongera kubyizingitiranizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyo baba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho ni by'umugani w'ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo. Birababaje cyane bene data. Kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Birababaje cyane. Igice cya gatatu rero avuga ngo ibyo kugaruka k'umwami Yesu. Amen. Bakundwa, uru ni rwo rwandiko rwa kabiri mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu itarimo uburiganya mbibutsa, kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abantu zibera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki? Yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana, bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe riri hehe? Riri he? Ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Kandi koko hari abantu bavuga ngo ariko igihe bahereye bavuga ngo Yesu azaza ryari? Nuko bibagiza bakavuga ati ni ukubeshya, ntabwo Yesu azaza, kuko ngo igihe byahereye bivugwa na n'ubu ataraza. Ngo nuko bibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana, aribyo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka urimbura abatubaha Imana. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze. Ntabwo Imana itinze isezerano ryayo, kandi iyo rivuze icyo Imana ivuze kirasohora. Ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Imana yacu ni nyembabazi. Ntabwo ishaka kukuza isange hari abanyabyaha benshi. Ese wamugani iramutse ije aka kanya, abajya mu ijuru ni bangahe? Abantu benshi bararangaye, abantu benshi bari kwivuruguta mu byaha bibagiwe ko Yesu azaza. Imitima yabo bari mu byirari ryabo byarabatwaye. Niyo mpamvu rero avuze ati ibitegereje irebe ko abantu byibura bakwihana kugira ngo hatarimbuka. Ntabwo Imana ishaka ko hagira umuntu n'umwe urimbuka, kuko ntabwo umuriro Imana yawuremeye twebwe abantu yaremye twarabisomye. Umuriro waremewe Satani n'abadayimoni n'urupfu. Ariko umuntu wanze kumvira Imana, umuntu udashaka gukora ibyo Imana ishaka, nta kundi bizagenda, uwo muntu azarimbuka. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Amen. Ubwo ijuru rizabaho hakaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikahengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashira. Nuko ubwo ibyo byose bizahenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko yasezeranyije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutari umugayo mu maso ye. Amen. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye ababwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, ibyabaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayibwa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurikire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Yesu nashimwe cyane. Nanone dusomye amagambo meza cyane Petero yagiye yandika, agiye kuvuga ko umwami wacu azaza, ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Amafu tugomba guhora twiteguye. Yesu yarabitubwiye muri Matayo mu gice cya 24 hagati, muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Avuga ko azaza nk'umujura mu gice cya 25.
ko umuntu agomba guhora yiteguye isaha ku isaha, umunota ku munota, akanya yaza n'ejo yaza, ashobora kuzaza umwaka utaha, ntawe uzi umunsi n'isaha, ariko atubwira ko azaza nk'umujura. Duhore rero twiteguye bene data, duhore twihana, duhore tugendera mu nzira nziza,